ndabahaye ikaze ku kagoroba k'ababyeyi TV. Iyi ni YouTube channel yatoranyijwe kuzanyuraho filime nyarwanda mwakunze muri benshi. Basanze ni ibiti agatumwa nayo zacice kuri YouTube channel bita Kagoroba k'ababyeyi TV. Niba ukunda filime gatumwa kora subscribe. Niyo mpamvu nagiye fata umwanya ngabakorera icyegeranyo kuri iyi filime, yandika amazina buri iyo filime kujya niba ugikunda uze kuyibona kuri subscribe kujya nicaho bazahita bakumenyesha ko filime yatangiye gucaho tubona mu wa mbere muri filime yawe bitonze. Nta kindi ngamije no kugira ngo nyine umenye ko filime warebaga mu minsi iri imbere izabica kuri YouTube channel Kagoroba k'ababyeyi TV. Nuko mubizi nuko mbibabwira ni YouTube channel yatoranyijwe kuzanyuraho filime nyarwanda mu minsi iri imbere zose mwakunze. Iyi filime gatumwa na yaje mu yagize amahirwe yo kuzanyura kuri YouTube channel bita Kagoroba k'ababyeyi TV. Tuzakomeza kujya tugezeho tuzareba icyo tugezeho uwo munsi tujya kwitangiza icyo tumerezaho kugenda tureba filime yacu gatumwa. Icyo nakubwira ni uti wakora subscribe ni umwanya. Kandi ikindi kibazo wagira watwandikira muri comment tukagufasha. It's okay. Rero ndabashimiye ko mwaduteza amatwi. Bye bye.